icyo ngicyo nicyo nshaka kukubwira. Hari icyo yakuvuze, wabyanga wabyemera, wavuga ngo ntushaka gukizwa, wavuga ngo ntushaka kuyikorera, uzayikorera wanze ukunze. Imana uko wakwigira kose ntushaka kujye mu gisimenti, wigira uko nguko, ariko Imana iragushaka. Nushaka uhagarare ku muhanda wambura abantu batera ibyuma, ariko udafite Yesu bakuroga nawe ukajya gushaka uburozi. Udafite Yesu bagutegera mu nzira nawe ukavuga uti nubwo ntamenye uwari ariko nabonye ikote yari yambaye, reka njye gutegera hariya nanjye ngiri. Ariko iyo dufite Yesu ntabwo gusenga cyangwa gukorera Imana kwagize gute kwavuyeho, kurahari. Mu bihe bigoranye nibwo abantu bakora, mu bihe abantu babuze uko babigenza nibwo igitangaza gikoreka. Imana itabara bose kandi basha kuvuganira bose kandi basha kugendera mu mitima yabo yaremye. Turabashimiye cyane kandi turabakunda cyane. Imana nibaha umugisha. Hano turi ku Muremyi TV, mwebwe mudukurikira muri mu Rwanda, mutuye ahantu hatandukanye, mutuye mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba n'iburengerazuba n'umujyi wa Kigali, mwese turabashuhuje. Namwe muri diaspora, ahantu mutuye hose mu bihugu bitandukanye, muri Afurika, i Burayi, muri Amerika, muri Canada, abumva Ikinyarwanda, abatacyumva, mwese turabashuje. Imana nibarinde kandi nibakomeze. Muri uyu mwanya tugize amahirwe yo kwakira umukozi w'Imana, n'umushumba, n'umupasiteri. Noneho ubwo ngubwo urumva ko twagiriwe amahirwe tugiye kuganira n'umushumba ari n'umupasiteri. Imana rero ihabwa icyubahiro. Mwebwe muteye mwakanda subscribe, ni mukande subscribe kugira ngo mudutere inkunga tujye dufatanya gukora umurimo w'Imana, gutanga ivugabutumwa ku isi hose, kuko namwe tuzaba dufatanyije gukora umurimo w'Imana, kuko ibi tuzabihemberwa. Reka twakire umukozi w'Imana, nibwo bwa mbere tumwakiriye hano ku Muremyi TV. Reka tumusuhuze rero, tumwakire namwe abasuhuze. Yesu nashimwe. Ahimbazwe. Mumeze mute pastor? Turashima Imana. Suhuza abakunzi bacu bakubona ku Muremyi TV. Turabashuje mu izina rya Yesu. Amazina ni Pasiteri Gaspard Nturanye nabo. Umugabo ushima Imana. Uri umugabo ushima Imana. Yego. Ariko uranakuze, ibintu byo kugira inama abantu, mbese no gukebura abantu, ibyo ndatekereza ko wabishobora kandi ukaba uri na pasiteri. Urumva uri n'umushumba, uyoboye itorero. Urumva umushumba baragiye intama, aho intama zigiye kona akazikubita akanyafu zikagaruka. Siko biba bimeze buriya. None se pastor, nk'igihe watangiriye nko kuyobora cyangwa kuba pasiteri ni nka ryari? Umurimo mazemo imyaka 28 mu kuyobora. 28. Ariko mu kwakira Yesu n'Umwami n'Umukiza imyaka 49. 49? Umusaza mu gakiza. Urumva ko gusa icyo ntabwo ari cyo umuntu yakwirata. Nari umugabo ntabwo ihabwa intebe. Ahubwo icyo twirata nuko tukirata ko tukiri mu buntu bwa Yesu. Yego. Kandi tugifashwa n'ijambo ry'Imana. Kuko ndabizi ko hari abasaza ubwo nyine mwazamuke rimwe batakibirimo, babivuyemo nyuma yacu babivuyemo, nabi imbere yacu babivuyemo, ariko wowe uracyahagaze, iracyaturindiye mu buntu bwayo. Ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye kuba uri umusaza kandi ukawukibirimo. Hari abasaza benshi cyane bangana nawe uba usanga bitwaje nk'akabando. Ni gute wowe mbona ukomeye kandi hari abasaza munganamo baba bafite akabando uri? Iyo turi muri Yesu aduha imbaraga. Yego. Nibyo abo tungana benshi inzoga zarabashajishije,
abandi indi mirimo yarabashajishije mibi itari myiza. Abo tungana, abo twiganye, njya ngera aho twari dutuye kera, bagendera ku nkoni bose bitwaza utubando, ariko Yesu aracyaturinze kandi turacyakomeye kandi turacyakora umurimo w'Imana. Urumva ko wowe ubwawe urakishingikije kuri Yesu kuba ukugikomeye gutyo? Ni Yesu. Dawidi yavuze ijambo rikomeye, Zaburi ya 92 ku murongo wa 13 n'uwa 14, ngo bazashishira mu bikari by'Uwiteka. Yego. Ngo bazarinda basa imvi z'uruyenzi baconka amakakama yo kuwiteka. Ayo makakama rero yo muri Yesu niyo ubona atugize gutya. Ariko ngira ngo Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ko ibihe bizajya bihora bisimburana iteka. Hanyuma icyo gutaha cy'umuntu cyangwa cy'umuyobozi cyangwa cy'ibikomangoma izimura abami imika abandi. Ibikomangoma bizavaho hajyaho ibindi. Icyo dukwiriye kureba ni iki? Ni ukureba ku bugingo bwacu. Mbese turi mu murongo w'icyo Bibiliya dusaba? Ese we ko ari urutare nirwo koko iryo itorero ryubatse kuri we? Nitureba tukavuga ngo itorero ryubatse kuri we, turaba tumugize ikigirwamana. Kandi itorero ni irya Kristo. Rero rw'itorero ari irya Kristo, urufatiro ni Kristo, kuko niwe buye ryanzwe n'abubatsi, ariko ryabaye rikomeza imfuruka. Urumva ko itorero ntago ari irya, nk'uko abakatolika bavuga ngo niwe. Uyu itorero si we, si irye. Itorero ni irya Kristo, kandi Kristo niwe nyir'umurimo, kandi agomba kuwukomeza. Yarivuge ngo nubwo amarembo y'ikuzimu yakinguka, ntabwo yashobora itorero iryo yapfiriye. None se itorero n'idini bitandukanira hehe? Idini reka tubifate nka association cyangwa se cooperative cyangwa ihuriro ry'abantu. Ariko idini ntabwo ari itorero. Nuza kumbaza neza, yewe urasanga ntari imbata y'idini, genda urasanga ndi imbata ya Kristo. Kuko uyu munsi ntabwo ndi uw'idini, ntabwo turi kuganira. Naba ndi mu batisiti aho ngaho mbarizwa. Aho mbarizwa ni na aderesi, ariko nakubwiye ngo ndi umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Yego. None se nka ADPR ivuga ngo itorero rya ADPR, itorero rya Nyarugenge, ngira ngo dusomye muri Yesaya 58 tugahera ku murongo wa 6 dusanga idini ryaba iry'ukuri ni iryita ku bakene, rigafasha abapfakazi, rikagaburira abashonje, rigacumbikira ababuza aho kuba. Ugeze ku murongo wa 12 haravuga ngo abo ngabo nibo inyenyeri zamurikira nabo. Yego. Niryo torero. Twajya muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 26, uwishuka ko afite idini atagira adafasha imfubyi n'abapfakazi, abakorera ubusa. Ubwo rero twaba tugiye kwishuka tureba idini ni irya Kristo, nako itorero ni irya Kristo, idini ni iry'abantu. Niyo mpamvu bafunze idini, none bafunze idini ariko itorero ntirifunze. Kandi urusengero nyakuri ni wowe. Se turafunze ntidusenga. Turasenga. Pastor, Imana iguha umugisha cyane, nkunze kuntu utuganiriza, ni byiza cyane. Reka nkusabe udusengera Imana, noneho uduhibye Imana yaguhaye n'abakunzi bacu. Murakoze cyane. Imana yacu, Imana idukunda, Imana twizeye mu izina rya Yesu umwana wawe ukunda,
turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro, tugushimiye aka kanya uduhaye. Ntabwo nsengera ijambo ryawe, ahubwo ndasenga kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya, kandi imbaraga z'umwuka wera zitugote, ubushake bwawe bugaragare kuri twe, ndetse n'abaduteze amatwi mwumve iki kiganiro. Mana ubahe umugisha, kandi abarushye n'abaremerewe baruhukire mu buntu bwawe. Abafite ibibazo bahabwe ibisubizo biturutse kuri wowe. Ababuze uko babigenza ubacira inzira kugira ngo byemere. Ubane na buri wese ukwerekejeho umutima, kandi ugushakana umwete akubone. Izina ryawe nirishimwe kandi icyubahiro kibi cyawe, tubisabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Turashima Imana ko iri mu ruhande rwacu, yaraturinze, yabanye natwe, yadukuye ahakomeye, yaraturengeye, yaradutabaye. Cyane ko twari babi nk'abandi bose, ariko yatugiriye neza. Turayishimiye rero kuko ari Imana yumva abayizera n'abayishaka. Turashimira Imana ko yagiye iba mu ruhande rwacu, kugira ngo tusome ijambo turi busange mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Ni igice cya mbere. Yeremiya igice cya mbere. Yeremiya igice cya mbere, turahera ku murongo wa 4. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Imana ihamagarira Yeremiya ubuhanuzi. Umurongo wa 4, nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nkwejesha utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti, nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga, ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzakutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye, kuko ndi kumwe nawe, kugira ngo murokore, niko Uwiteka avuga. Reka dusome 12. Maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza, kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Akire neza ijambo ry'Imana. Shimira Imana. Dusomye amagambo yo muri iki gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, mu bahanuzi bakuru bo muri iri jambo ry'Imana. Kandi iki gitabo cyose ni ijambo ry'Imana, ni ubuhanuzi bwategekewe kugira ngo budufashe muri uru rugendo umwana w'umuntu wese uw'Imana yaremye. Kandi twese twaremewe kugira ngo duhimbaze Imana, dushime Imana. Ariko kuko icyaha cyaje mu isi, byatumye uruhande rumwe abantu batemera kuyishima, batanayemera. Ariko ahangaha Yeremiya avuze amagambo akomeye Imana yari imubwiye, iramuhamagara, iramubwira ngo Yeremiya we, ndashaka kugutuma, ndashaka kugukoresha. Atangira azana impamvu. Niko n'uyu munsi abana b'abantu bazana impamvu, bakavuga ngo jyewe biriya ni ibya runaka, ni iby'abasazi runaka, ni iby'abariya badafite icyo bakora. Kuba wiriwe aha, kuba waratanze amafaranga yawe ukakora ibi byose, abantu baravuga ngo ni inyungu zindi uri mu gushaka, ariko ni uburyo bwo kugira ngo ubutumwa bwiza bugire gute, bwamamare. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma
turasomye ku murongo wa kane ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riza kuri Yeremiya, nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye ntarakure mu kirusoro mu nda mama wawe. Bivuze ngo umuntu wese Imana iramuzi, ibyo uri mu gucamo n'ibyo uri mu kugenderamo, ibyo uri gukora n'ibyo utekereza, Imana byose irabizi. Hanyuma icyo ishaka ni uko ushaka gukiranuka, icyo ishaka ni uko ushaka ko ikigutegetse ari cyo ukora. Imana ishimwe. Nanjye ubu aka kanya nakabaye nicaye mu rugo n'injyana, nakabaye se ndi mu kurya, nakabaye nicaye ndeba n'amateleviziyo n'ibindi birahari, nakabaye ndi kuganira n'abana banjye barahari nabo, ariko kuko hari icyo yamvuzeho, hari icyo yantumye, hari uko yampamagaye, nicyo gitumye nicaye aha ngaha. Nicyo gitumye nshaka kugira ngo abatwumva dusangirire ijambo rimfashe nabo ribafashe kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Yesu nashimwe. Ntabwo ndirata ko ndi mukuru, ariko nanone ndirata ko yandinze mu nzira zose nagiye ncamo ikabana nanjye. Imana ishimwe. Niyo mpamvu nyiha icyubahiro uko bukeye n'uko bwije, mvuga ngo Imana yacu ishimwe nuko nagiye mbona imbaraga zayo no gukora kwayo. Yesu nashimwe. Uyu Yeremiya rero yashatse kumva ko ntacyo ashoboye, ashaka kwigira umunyantege nkeya, ashaka kubona ko ntacyo yakora, ariko Imana iguhamagaye ukuri kose iragukoresha. Waba uhumye iragukoresha, waba ufite ukuguru kumwe iragukoresha, waba ufite ukuboko kumwe iragukoresha, waba warapfuye ijisho rimwe iragukoresha. Igiye gushakiye kuko niyo yakuremye iragukoresha. Imana ishimwe. Ngo azana inzitwazo, atangira kuvuga ko ari umwana muto ntazi kuvuga, ariko Imana niyo ikorera muri twe. Yampamagaye, yewe nari umuntu utavuga, yewe narize nkingira muri segonderi, navuye mu ishuri ntarakina n'umunsi n'umwe, ntarakina n'umunsi n'umwe, barabinkubitiye pe, ariko ibyakunda. Nashoboraga kumara icyumweru ntaravuga mu rugo, ukansuhuza nkaguhereza intoki sinkwikirize, ariko impamagaye umunsi yampamagariyeho, yampamagaye ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu muri 1984. Impamagaye uwo munsi niyo wabaga nyamagarwa, niyo wabaga uri kuri uriya musozi hari hakurya, naragusuhuza. Wenda n'ubu ntabwo nagucaho ntagushuhuje, ariko sinahamagarira, sinarenze inyuma y'iki gipangu. Ariko icyo gihe ubwo narakubonaga bikaba ngombwa ko igihe namaze ntavuga nagomba kugira gute kuvuga. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma itoranya mu buryo bwayo kandi igakoresha umuntu mu buryo bwayo, ariko twese irashaka ko tugira gute tuyikorera. Nta numwe idashaka ko ayikorera. Uko yahamagaye Yeremiya niko nawe nanjye niko nabarize niko ibashaka. Imana ishimwe. Hanyuma muri iyi minsi abantu bafite ikibazo kivuga ngo mbese turakorera Imana dute? Uruhande rumwe bari mu kuvuga insengero zarafunzwe, abandi bari mu kuvuga ngo mu butayu ntibakitwemerera, abandi bari mu kuvuga ngo ahari se mu mihanda. Ariko ntabwo gusenga cyangwa gukorera Imana kwagize gute kwavuyeho, kurahari. Mu bihe bigoranye nibwo abantu bakora, mu bihe abantu babuze uko babigenza nibwo igitangaza gikoreka. Imana ishimwe. Mu gihe abantu bari kumva ibintu bimeze nabi, nibwo Imana ikora ibintu bikagenda neza. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma rero nagira ngo mbwire abantu bose batwumva, Yeremiya uyu nguyu yumvaga ari umunyantege nkeya, ntacyo yakora, yumvaga atashaka n'Imana. Dukomeje tugasoma twasanga aho yagiye kumwiga kwambara uko ushaka, nubwo ukomeye cyane, nubwo wakumva ko wiza amakarate n'ibindi, nubwo waba ufite intwaro za bikirimbuzi n'ibindi bikomeye, ariko yakugenza uko ushaka, kuko yitwa Imana ishoboye byose kandi iri hejuru ya byose, kandi basha gutabara bose, kandi basha kuvuganira bose, kandi basha kugira
kugendera mu mitima yabo yaremye. Imana itugirire neza. Haleluya. Dawidi ari mu ishyamba ntabwo yatekerezaga ko azaba umwami, ariko hari icyo Imana yari yaramuvuzeho. Iyo dusomye amateka dusanga ngo yari umwana wa munani, kandi umwana wa munani mu icyo gihe mu mategeko y'Abisirayeli nta gaciro, ubundi byari ngombwa ngo bamwice ye kubaho, kuko yabaga yarenze umubare w'Imana 7. Ariko kwa Yesaya baravuga bati uko byagenda kose aka kana reka turebe kanakuze bajya kugahisha hehe mu ntama mu ishyamba. Imana ije gutoranya babara abandi bana kubera ko we n'ubundi batamutekerezaga ntibamuvugaho, ariko hari icyo Imana yari yaravuze kuri Dawidi. Haleluya. Icyo ngicyo nicyo nshaka kukubwira. Hari icyo yakuvuze, wabyanga wabyemera, wavuga ngo ntushaka gukizwa, wavuga ngo ntushaka kuyikorera, uzayikorera wanze ukunze. Imana ishimwe. Haleluya. Kuko itoranya mu buryo bwayo, kandi reba mu buryo bwayo, kandi twese iratuzi nta n'umwe itazi, kuko niyo yaturemye. Gusa nguhereye ku mutwe ukageza ku birenge. Noneho ngo nibyo bakorera mu mazu yabo, ku mariri yabo, bongorerana hahandi muri bya byumba byiza bashyizemo amakaro, basiga amarangi, bashyiramo n'amaparafo y'ibindi, bashyiramo n'ibiki nabyo irabizi, naho irahareba. Na ba bandi bubatse munsi y'ubutaka bakavuga ngo nibikomera tuzahungira bizagenda gute, naho irahabona, ntacyo ntaho itareba. Ariko nagira ngo mvuge aya magambo nshaka no gusoza, ngira inama buri wese uw'Imana yaremye, uwumva iki kiganiro, uri ku isi wese, ko Imana imushaka. Mubyeyi iragushaka, mugabo iragushaka, mukobwa, musore iragushaka, Imana iragushaka. Haleluya. Imana iragushaka. Uko wakwigira kose, nushaka kujye mu gisimenti wigira uko nguko, ariko Imana iragushaka. Nushaka uhagarare ku muhanda wambura abantu batera ibyuma, ariko Imana iragushaka. Yesu nashimwe. Kuko haleluya, yafashe Sawuli ikamuhindura Pawulo, ntabwo nawe ntiyabishakaga, ntabwo yabiteganyaga, ariko byari mu mugambi w'Imana kwimushaka. We ntiyabibaraga, ariko byari mu mugambi w'Imana. Hanyuma natwe twari nk'abo bose, ariko idukurayo. Yesu nashimwe. Haleluya. Turiho kubw'umugambi w'Imana, kandi turayikorera kubw'umugambi w'Imana. Nawe rero nagira ngo nkugire inama, musore, mugabo, mukobwa, mubyeyi, umva uko ijambo ry'Imana ryambwiye. Ndisomye muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 16, ngo nimuze tujye inama, naho ibyaha byacu byatukura iri mu bihindura umweru, bise n'ubwoya bw'intama bwera, ngo bise na sheregi, nubwo bitukura irabibaba, nta cyaha na kimwe itagira gute itababarira. Nubwo numva ngo nanjye se yankunda, nanjye wagize gute nanjye, ariko irababarira, yitwa inyembabazi. Haleluya. Niyo mpamvu mu rwandiko rwa Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 3 umurongo wa 16, ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera atarimbuka. Kuko yakunze, haleluya, abari mu isi cyane. Bivuze ngo urimo nanjye ndimo, twese turimo, kuko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo twezwa n'amaraso ya Kristo. Imana itugirire neza. Nagira ngo rero nkugire inama, mwene data wumva iki kiganiro, wumvira ijambo, shaka Imana, ihindukira, va mu byo urimo, siga ibyo wibigundira, ni urupfu, ariko unesha urupfu ni Kristo. Mwemerere kugira ngo ayobore umutima wawe. Amen. Nta yindi nama, nta handi uzakirira, nta handi uzabonera amahoro, nta handi uzabonera umutekano uretse muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Isi nta mahoro iba, nta mahoro yo mu isi, ni kuwiteka Imana, ariko muri Kristo Yesu turatekana. Yesu nashimwe. Muri Kristo Yesu tubona amahoro, muri Kristo Yesu turanesha ibitugerageza, duhabwa imbaraga zo kugendera hejuru y'ibigeragezo, tugashima Yesu. Imana itugirire neza. Kuko
ijambo ryaramwe ngo mu bibaho byose duhore dushima. Udafite Yesu ntiwashima. Udafite Yesu bakuroga nawe ukajya gushaka uburozi. Udafite Yesu bagutegera mu nzira nawe ukavuga uti nubwo ntamenye uwari ariko nabonye ikote yari yambaye reka njye gutegera hariya nanjye ngiri. Ariko iyo dufite Yesu baravuga tukavuga ngo ni Imana we basange bayagakiza ubabare. Hanyuma tugiye gusenga Imana ntabwo ndibitinda. Pastor tutari twasenga Imana utuganije ikiganiro cyiza cyo kwihana cyo kugaruka muri Kristo Yesu, kuko muri Kristo Yesu niho tubonera amahoro. Kandi n'ukuri bose babyumve, nakwibariza ngo iyo umuntu yamaze gukizwa yarangiza gukizwa agasubira inyuma agakora ibyaha, muri icyo gihe iyo agarutse wenda iyo yongera akagaruka akihana, Kristo yongera kumwakira bwa kabiri iyo akoze icyaha yari akize? Mpamvu ngikubajije n'ukuri pasiteri. Yego. Icyaha kirakorwa kandi imbabazi z'Imana zirahari. Imbabazi z'Imana zirahari, iramubabarira. Ariko ingaruka z'icyaha n'urupfu ntabwo araribona, zirabone zimugeraho, ariko arababarirwa. None se pastor mu Baheburayo, ariko nanone ntabwo twakora ibyaha nkana. Paulo we yarabivuze ngo mbese dukora ibyaha nkana ubuntu busage oya, kuko mu Baheburayo 10:20 yego haravuga ngo ukora icyaha nkana abizi yaramaze kumenya kumurikirwa n'ukuri, yaramaze kumenya ukuri ngo abategerezanyije umujinya n'uburakari bw'Imana. Mbese hasi agakomeza akavuga ngo mbese niba ku bwa Mose hari umuntu yarakoraga icyaha none hagashinjwa n'abantu batatu bakamutera amabuye, ni gute Imana cyangwa Yesu yababarira ukesheje amaraso ya Kristo? Navuga ngo ese ko umuntu yamaze gukora icyaha nkana bishatse kuvuga iki gukora icyaha nkana? Icyaha nkana nuko waramaje kumenya. Yego. Mbese namaje kumenya ko niba waramaze kumenya ko ipantaro n'urugero wenda tuvuge gusambana ko ari icyaha, niba naramaje kumenya ko gusambana ari icyaha, Yego. nkabisubiramo nkoze icyaha nkana. Hari ibyaha nkana, hari bishobora kugutungura, ariko hari n'icyaha nkana. Iyo wagambiriye, Yego, ni icyaha nkana. Umuntu ushobora gusambana utari wabiteguye. gute pastor? Gute? Ndashaka kubikubwira. Buriya twebwe turi abantu kugeza kuri iyi saha, nturaha ntusenga, ushobora kuguhamagara ndi umugore ndarwaye, Yego, kandi urabibona ko umuntu ararwaye, waranabyumvise ko yaramaze iminsi arwaye, ariko kurwara arwaye wowe ni urugero. Ugiye kumusengera kubera ko imibiri y'abantu itandukanye, ugezeyo uramusengeye, ugiye uri gusenga hahindukiyemo ibindi, nturi bubashe kugira imbaraga nk'iza Yosefu ngo uramucika. Wari wabigambiriye? Oya, wari wabigambiriye. Ni kimwe urumaze iminsi 3 agambira ngo ariko uriya mugore ni mwiza, uko byagenda kose nzabikora. Cyangwa wamuterese, wanamwinginze, wanahongize iby'umuhonga. Urumva ari kimwe? Oya, Imana iri nubwo ari ibyaha byose ntabwo irabifata kimwe. Irabifata kimwe. Hari ibyo wagambiriye, ariko hari ibyaha n'ibicumuro. Hari ibyaha, Bibiliya itubwira ibyaha n'ibicumuro. Yego. Umuririmbyi nawe njya ngerageza gukora ibyiza, ibi bikananira, ariko mpanagurwe hose Mwami. Amen. Rero mu bumana bwayo ikibazo tugira twebwe abana b'abantu, dushaka kuyirusha kumenya ubumana bwayo. Twebwe dushaka kwinjirayo cyane kugira ngo turushe abari twe dusesengura kurutayo ko yikorera. Ariko muri make ijambo ry'Imana niba ritubwira ko iyo umuntu yihannye ababarirwa. Yego. Icyo nicyo dukwiriye guhagararaho. Icyo nashakaga kumenya, ese umuntu niba akoze icyaha nkana yaramaze kumenya ukuri,
akagikora yakigambiriye, uwo muntu ameze nka wa wundi wakoraga ibyaha atarabizi akaza akihana. ntabwo ari kimwe, ntabwo ari kimwe. Uzarebe no mu mategeko ya leta, iyo ukora icyaha bwa mbere, wenda wibye bwa mbere bakagufunga, iyo wongeye bakagufungura, iyo usubiyeyo bwa kabiri ntabwo baguhana nk'uwabikoze rimwe. Ubwo rero Imana nayo gusa mu bumana bwayo, gusa icyo tuzi ni uko Imana igira gute? Irababarira. Icya kabiri, abakeresa umwuka wayo, amaraso ya Kristo, cyangwa se abatuka umwuka wera. Bibiliya iravuga ngo utuka umwuka wera ntazababarirwa. Ni ukubera iki? Ubundi gutuka umwuka wera ko turi kuganira, urabivuga? Ngiye gutuka umwuka wera mba numva ko ari ugukora ikintu wari ukizi, kuko buri muntu wese iyo agiye gukora ikintu agira umutima umubwira ati wigikora, umucira urubanza. None iyo wari ukizi ko ari icyaha, iyo wari ukizi ko ari icyaha ukagikora, niko ntekereza ko ubututse umwuka wera. Yego, uwo muntu rero ntazababarirwa kuko arakora ibyazi. Imana rero itugirire neza, yego, ntidukore ibyaha. Niba waramaze kumenya ukuri ko gusambana ari icyaha wibikora, niba waramaze kumenya ko kwiba ari icyaha wibikora rwose, kuko nibyo bikwiriye muri iki gihe kugira ngo nawe uzajye mu ijuru. Kugira ngo tubone ubugingo nuko twirinda, tugasaba imbaraga z'Imana, hanyuma Yesu akaturwanira intambara. Ko twebwe ntabwo twakwirwanira ngo tugire gute? Tutsinde. Imana agire gute? Itwambike imbaraga, Yesu adushoboze, umwuka wera aturinde. Amen. Imana iguhe umugisha Pastor, kandi Imana igukomereza amaboko ibihe byose. Reka tugusabe, birashoboka ko hari abagukenera baguhamagara kuri telefone kugira ngo basengere, nk'umuntu mukuru ubagira inama. Nimero zanyu urazitanga, noneho nurangiza udusengera Imana dusoza. Nomero ni 078 6 55 36 85. Yego, 078 6 55 36 85. Dusengera Imana. Mana Data wa twese, Mana idukunda, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye uyu mwanya uduhaye, kandi tugushimiye ijambo ryawe. Nyemerera abaduteza amatwi, abashaka kukugarukira, abasubiye inyuma ubambike imbaraga, abashaka gutera intambwe bagusanga Kristo ubambike imbaraga. Buri umwe wese uburyo agukeneyemo aba ari ko akubona, kandi neza yawe ikora imirimo n'ibitangaza. Ikiganza cyawe kibe kuri buri wese, amaraso y'umwana wa Yesu Kristo atwikire buri wese. Urinde ab'amajyaruguru, ab'amajyepfo, ab'iburasirazuba n'iburengerazuba. Kora imirimo n'ibitangaza, ubutumwa bwawe bwamamare, ijambo ryawe rireme bundi bushya, kugira ngo ubwoko bwawe buhindukire imbere yawe. Urakoze Mana, nutugire neza, ubane natwe. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane Pastor. Namwe abadukurikira, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde. Mugire ijoro ryiza, Imana muruta Imana niko twavuga. Kandi abatari bakanda subscribe kuri iyo channel Umuremyi TV, muyikande kugira ngo twamamaze ubutumwa. Iyo niyo nkunga tubasaba, nta yindi nkunga turi kubasaba. Mudukandire subscribe, mukore share, gukora share abandi babibone, twebwe twese tuzajyane mu ijuru, hezana ni mu ijuru. Kandi ndatekereza ko murabikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen.